ntabwo nibuza kwerekana nimero ye, ariko ubundi dore nguyu ni Wiringoma, ariko se ndamutse nyerekanye mugahita mubibona. Oya, ariko reka manze kwaza nyicishemo tubanze twumve. Wiringoma tuvugana nabo, tucishemo Wiringoma tumuhamagare twumve, tujye dukura amazimwe ahagaragara, cyangwa nukuyakura ahagaragara nukuyashyira ahagaragara. Mu by'ukuri Wiringoma reka tumuhamagare ku murongo wa telefone kugira ngo tubanze dusobanure mu by'ukuri byinshi bigiye bitandukanye kuvugwa n'ifungwa ryiwe. Twebwe nitwe tuba dufite ubwino kugira ngo mwimenyere byinshi bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma ku murongo wa telefone. Lieutenant Colonel Wiringoma ku murongo wa telefone. Reka dukupe twongere tumuhamagare rimwe ryonyine gusa. Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Bayikaze mwe muri muce byo bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Mwese ndabasuje muri uyu mugoroba rero aho tuje kubageza amakuru akomeye y'ibiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Mbahaye ikaze rero, nyaboneka ni mubane natwe, tubasaba kuba mwakora subscribe cyangwa se abone kugira ngo mujye murushaho kugenda mubana natwe umunsi ku munsi mu by'ukuri mu makuru yacu tubagezaho abaherereye mu biyaga bigari muri rusange. Mu by'ukuri murabizi ni Nelson wanyu, mu by'ukuri ni Nyirabyo. Nyambarira wongere usimbukiye muri comment wandikemo ngo Nyirabyo yamaze kubahagera, ndetse ariko kandi unasharinge iyi link ku bantu bose kugira ngo turusheho kugenda tubana muri rusange mu makuru yacu ya buri munsi buri segonda, nkuko update zacu ziba zimanuka buri munsi. Tuje kugeza amakuru rero ibibaye. Hanyuma turagaruka kuri Wiringoma, ku ifungwa rya Wiringoma. Mu by'ukuri ngewe murabizi ko mbazanye amakuru y'indani. Ese Wiringoma mu by'ukuri yafunzwe n'iki, byagenze bite? Nzanye operation. Ese Colonel Kazarama uyu muvugizi mu by'ukuri mu bya gisirikare bese byose ndabizanye mu by'ukuri kugira ngo mubimenye. Ariko kandi mumbabarire mbayeje kwisegura muri titire mu kiganiro cyatambutse nari nanditse nabi, ndaje mbabwire rero nagombaga kwandika ko M23 umutwe nyeshyamba wamanukanye ubwato bw'intambara mu rugamba. Ndaje rero mu by'ukuri mbisobanura neza niko nagombaga kwandika, ndangije nandika ngo ubwoba bamanukanye ubwoba no kwibeshya. Rero muri rusange habayeho ukwibeshya kandi ni ibintu mu bintu byose muri rusange. Hanyuma rero mbabaje kwisegura, ariko kandi nubwo bimeze bityo ntago ndibuze kubura kubabwira uko nabafitiye umuzingo ukomeye cyane w'amakuru hano nabateguriye. Hanyuma turagaruka mu rugamba ruri kubera ahangaha rero indani mu mujyi wa Uvira, ndetse nuko ruri gutegurwa. Icyo mbasaba rero no kubana natwe kugira ngo mubimenye. Turagaruka kandi kuri Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, kera kabaye yavuze ku byabaye kuri coup d'état ye. Ndababwira ko kandi uyu wari washinzwe kuba ashaka kurasa no guhirika Tshisekedi yamaze kuba afungurwa, ndavuga Christian wacu Songesa. Ariko kandi muri gereza nibwo yavuyemo hamaze kuba hasigara uyu mugabo bita John Chibangu cyangwa se Chibangu, uyu musirikare wari warafunguwe na Tshisekedi akaba yongeye kumwifungira. Nabyo turaza kugenda tubigaruka muri rusange. Ariko Tshisekedi nawe mu by'ukuri mu kutaripfana cyangwa se mu kubona imibare iri kumupfana, yavuze ati wowe Excellence Paul Kagame, ati wowe uri gukoresha abajenosideri. Ariko ibintu biri kuba nago bisanzwe. Hanyuma ariko kandi turagaruka mu rugamba, nakoze impande zose ni report ya risasi na mageruhi muri rusange. Guhaye rero ikaze muri aya makuru ya nimugoroba, bana natwe kugira ngo ugire ushoboka kugenda bana natwe mu makuru tubategurira ndetse umunsi ku munsi. Niba ushaka kubana natwe muri groupe twandikire kuri 0788080997 turushaho kugenda tubana amakuru yacu ya buri munsi. Hanyuma rero nkuko nababwiye ahangaha mfite umuzingo w'amakuru. Munyemerere mbaze mpere kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, bivugwa ko ari muri gereza. Hanyuma uyu mugabo mfite nimero ya telefone hano. Nimero ya telefone hano. Kwanza reka mbaze yinyuzemo Wiringoma. Mbaze yinyuzemo Wiringoma kugira ngo mwiyumvire ngire izo musobanura. Dore ngiyo ni Wiringoma. Ntago nibuza kwerekana nimero ye, ariko ubundi dore nguyu ni Wiringoma, ariko se ndamutse nyerekanye mugahita mubibona. Oya, ariko reka manze kwaza nyicishemo tubanze twumve. Wiringoma
tuvugana nabo tuyitishemo Wiringoma tumuhamagare twumve tujye dukura amazimwe ahagaragara cyangwa ukuyakura ahagaragara n'ukuyashyira ahagaragara mu by'ukuri Wiringoma reka tumuhamagare akumurongo wa telefone kugira ngo tubanze dusobanure mu by'ukuri byinshi bigiye bitandukanye kuvugwa n'ifungwa ryiwe twebwe nitwe tuba dufite ubwino kugira ngo mumenyere byinshi bigiye bitandukanye ku murongo wa telefone Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma ku murongo wa telefone Lieutenant Colonel Wiringoma ku murongo wa telefone reka dukupe twongere tumuhamagare rimwe ryonyine gusa hanyuma aba bantu murabizi ntago ari ugupfa guhamagara biramupangu no kwitaba cyane ko bifite uburyo bifite uko bigenda reka maze mpere kuri kino kintu reka maze mpere kuri Kazarama yego pe Kazarama yarafunzwe muri kiragiye cyo baze bakaopera kujya mwumva ko twebwe ibintu tuba tubizi tubyumva neza cyane umuntu wabanje gufungwa cyangwa se wafunzwe bijyanyabyo apana iby'amaplank no kubeshya ni umuntu bita Colonel Kazarama yarafunzwe ariko mu gufungwa ndagira ngo abantu mujye mubyumva hari abahita bavuga ngo bara yari yagambanye ngo yari yabaye aduyi ubwo ndavuga mu mutwe nyeshyamba M23 Kazarama yafunzwe urabona ko Kazarama ni umukongomani mubyibuke neza cyane afite imitungo ku butaka bwa muri Kongo rero mu gihe cy'intambara cy'urugamba murabizi murabyibuka no mu Rwanda ako abagiye bahunga hari abagiye batwara imitungo y'abandi ariko bahunguka imitungo y'abandi bakayisubiza mw'icyo gihe rero Kazarama nawe umutungo wari waratwawe noneho uyu mugabo ntabwo yari kwemera ko umutungo utwarwa already yamaze gusubizwa mu cyama ikintu yasize ni ikirero yagize utya aravuga ati ntabwo ubutaka bwanjye ugomba gutwarwa biramupangu aragenda asanga umuntu wamutwaye ubutaka aramubaza ati urampa ubutaka bwanjye ntabwo bumpa undi ati ntabwo ubutaka bwawe mbuguha nyine amubwira processes byaciyemo ngewe naguriye ubutaka uyu n'uyu mubona muri ubu buryo kwa kundi nyine uba umaze igihe kinini warirengagije ibintu umugabo rero aho amaze kugarurwa mu cyama akoresha imbaraga z'umurengera twebwe mu Rwanda tuzita gukoresha imbaraga z'umurengera akoresha imbaraga za gisirikare mu kwisubiza ubutaka ubwo rero muri imbaraga akoresha imbaraga za gisirikare ubwo nawe uraza ntumbaze kumbaza ngo ese wari ufite ubwo butaka yagiye he byagenze bite mu byumve nyine ntumbaze byinshi yakoresheje imbaraga za gisirikare amaze gukoresha imbaraga za gisirikare ubutaka arabwisubiza mu cyama rero n'abantu bagendera ku itegeko no kuri discipline murabizi mu cyama cy'inyeshyamba nubwo bitwa inyeshyamba ariko murabizi baratojwe bagendera kuri discipline niko twereka muri nyemere tubivuga mu bwo buryo baratojwe kuko niko bavuga umugabo rero bavuga ati Makenga ubundi Makenga niwe ubifungira kabisa bariya bose ni Makenga ubafunga rero ku bwa discipline ndetse no kwitwara tukatagomba kwitwara agakoresha imbaraga atagomba gukoresha Colonel Kazarama baramubwira ati ngwinanga urifuza kuruhukira tubanze tugu amarere tuturishe bamujyanye muri gereza bamutamo harabanza aratuza harabanza yitekerezaho yumva ko atagomba gukoresha imbaraga z'umurengera araryama ariko igihe kigeze baramufungura nyaboneka tugiye kwinjira mu rugamba turi kwanza kugaragaza utwoperation kuko ibintu byakozwe n'ukuntu byagenze twe tugiye kwinjira mu rugamba umugabo baba baramufunguye nta kindi kidasanzwe rero mu kumufungura yarashe asubira mu kazi n'ubu tuvugana ni mu kazi ndagira ngo maze nkure irujijo n'ibihuha byo kuvuga ngo bano bagabo barafunze sibyo barafunze apana aduyi abyumva abo ku ruhande rwa Takisha barabyumva bagahita bahimbamo ibyabo Colonel Kazarama ari hanze ari no mu kazi ameze neza icyo yari yazize si bwari ubugambanyi
hato mutavuga ngo urabona ngo M23 kugirwa muri ambush ngo aduyi ngo gutamenya makuru bapanze mu rugamba. Umugabo ari mu kazi ari hanze. Gatatu, abavuze ngo amahano ngo amabara Wiringoma yakoze yatumye afungwa nayahe. Ubu kano kanya Wiringoma mwumvije ko tumamagaye ku murongo wa telefone. Mwumvije ko tumamagaye ku murongo wa telefone. Ntago yitabye. Ntago yitabye. Kuba titabye rero ntibivuze ko ari muri gereza. Najya ngo maze mu byumve neza cyane. Kuba atari kugaragara mu manama ntibivuze ko ari muri gereza. Kuba atari kugaragara ahantu hose ntibivuze ko ari muri gereza. None se reka mbabaza. Ni rimwe ni kabiri Wiringoma yishwe. Ndavuga yishwe nyine ku ruhande rwa leta nyine. Bavuga ati aujourd'hui ni somme. Turatangaza ko Wiringoma muri kujye bavuga ko twabagize capati. Ngimodoka arimo ngo twagize capati. Ngo tunayifuta. Murabyibuka. Muribuka General Makenga inshuro bamurashe. Ni nyinshi cyane bamubika. None se bose niko bari bapfuye. Ejo bundi His Excellency Paul Kagame baramubitse ati Yohana yapfuye kabisa. Murabizi ko twagiye tuza tubisobanura. Ndagira ngo rero inkuru ntago yigeze iva indani muri mu cyam cya M23. Oya, cyangwa cyavuye muri aduyi cyangwa se iki gihuha cyangwa iyi planka yavuye muri aduyi cyangwa se muri bo bahanganye babitangaza. Impamvu bayitangaje ni iherero. Nukubera murabona ko hari imipaka iri gufungurwa, reba nkabonagana umupaka wafunguwe nagashya gakomeye cyane Museveni yakoreye M23 ategeka ko ibice byose bikora kuri Uganda cyane cyane nk'ari yabonagana ndetse na Ishasha hahita hafungurwa uramupaka ufungurwa kugira ngo ubucuruzi bugende neza butangire. Bo bumvaga ko Wiringoma yagombye kuba ariyo. Hari izindi nshingano nyinshi cyane. Hari izindi nshingano nyinshi cyane ziri muri M23 bagomba kuba bari gukora. Ntabwo rero bivuze ko kuko ubu tuvugana nta muntu numwe uzahantu Wiringoma ari. Keretse abayobozi bo muri ba M23 nibo bazi ahari, ariko kandi ikindi cya kabiri Wiringoma nafunzwe. Ubundi se abasirikare bose ntibafungwa. Ahubwo kuba wafite inshingano ntunafungwa cyaba ari ikibazo. Icyama cya M23 uko tukizi kigendera ku discipline. Ariko amakuru ahari nuko Wiringoma adafunzwe kuko nta tangazo M23 yisira hanze ivuga ko yafunze Wiringoma. Hagafunzwe kuko kuba atari kugaragara mu nama ntago bivuze ko afunzwe. Nta kindi naza kubivugaho kiri kidasanzwe, ariko kano kanya ntago twakemeza ko Wiringoma afunzwe kuko nta tangazo rihari ryabivugaho ribivuzeho rihari. Nta ryo M23 yashyize hanze nta na rimwe. Ahubwo twe twiziye mu rugamba. Aho ndagira ngo twaze dukureho kukurushijo ku bantu bari kuvuga ibyo bintu byo ko Wiringoma yabafunze cyangwa se dafunze. Nta nubwo arwaye nta wabitangaje, nta n'ikibazo afite nta wabitangaje. Ahubwo bano bagabo kubw'umutekano wabo uko nyine bari mu kazi. Nese Colonel Kazarama we ejo sori nako Inosa Kaina Inosa ntibavuga ko Museveni yamufunze. Ejo bone wese ntiyatangaje akavuga ati nge ndahari nta wamfunze nawe ari wamfunze. Ani politike ya gisirikare. Twinjire mu rugamba rero. Hanyuma mwongira ngo abo tutabanye amasacu ya kare nabwiraga ko mu byukuri umuzingo w'amakuru ufite ahangaha amakuru aramubwira ko nababwiraga ko kare M23 cyangwa se umutwe nyeshyamba M23 wamonukanye intwaro ndetse harimo ubwato bw'intambara. Ariko kandi nkababwira ko nyuma yo kubona ko M23 imanukanye ubwato bw'intambara, nyuma yuko bari gupanga ko bagomba gufata umujyi wa Uvira ndetse urugamba rugiye kubera mu mujyi wa Uvira ndetse urwinshi rugiye kubera mu mazi. Rero abagabo bahitamo ngo kumanura ubwato bw'intambara hakiri kare ngo kugira ngo bajye gushyira ibintu ku murongo ndetse ngo no kugira ngo bamenye uburyo bari buze gukavaringa urugamba rwabo. Ariko kandi abacancuro nabo bakaba bamaze kumanukana intwaro zabo ngo kugira ngo bategere cyangwa se bahagarike ubu bwato babushwanyuze. Ariko kandi amakuru akavuga ko ubwato bw'urugamba bw'intambara M23 yazanye mu rugamba ngo n'ubwa mbere bugaragaye muri Afrika. Ngo n'ubwa mbere bugaragaye ubwato ngo ntago buramenya ahantu bwaturutse. Ngo n'ubwato butaraswa. Ngo n'ubwato butaraswa bw'intambara bamanukanye. Ese koko ni buraswa?
abacancuro ko bavuze ko bari buze kubutwika ndetse ko batangiye no kugengura cyangwa se kumanura intwaro bazerekeza ahangaha bamaze kuba babona ubwo bwato, ariko bikavuga ko ngo ubwato buri ewana ngo buri ku rundi rwego ngo uri kubona hano ngo kujya kubona ari umurabyo gusa buguca ari umurabyo, ngo ubwato bufite umuvuduko udasanzwe ngo kandi bufite ikoranabuhanga ari ku rundi rwego. Abenshi bakavuga ko ngo ubwato umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamanuye ngo n'ubwato buje ngo bushobora kurasa byibuze ngo mu birometero hafi 5, ngo n'ubwato bushobora kurasa hafi mu birometero 5 ngo buri intwaro ngo bufite ikoranabuhanga. Ngo ikindi cya gatatu ngo ubwato ngo bukata amarezo, ngo ubwato bukata amarezo. Mu yandi magambo nabwo aho kugira ngo bakoreshe drone bari gukoresha ubwato nabwo buneka. Ubwato buri ku rundi rwego, ubwato buneka ushobora kuneka ikirere. Iyi ntambara nagiye kubiyindinde muri Uvira kabisa. Iyi ntambara ngaha abacancuro bazanye ikoranabuhanga, wenda M23 yararisenye, ariko ntivuze ko badafite indi ikoranabuhanga. Bafite intwaro karabutaka za rutura zirasa mu birometero naho kandi zigerageza no gukontrola. M23 nati tumanukanye ubwato, ibifaru twamanuye kandi kuko niko bimeze. Bujumbura nayo ati ibifaru twarunze, dore turabifite. Amakuru ahari nuko Bujumbura yayo yamaze kugenga ibifaru nabibabwiye, ndetse byamaze kugenda bimanuka bijya mu duce turi strategique, aho rero bagiye gutangira kurasa kuri M23. Bafite drone bazihagurukije uyu munsi mu gitondo mu rukerera. Nabwiye ko drone yagaragaye mu kiyaga hejuru y'ikiyaga hejuru ya Tanganyika, ndetse igenda igenzura ibineka aho mu birindiro bya M23 kugira ngo babisenye. Amakuru avuga ko iyi drone yahise yohereza amafoto mu bacancuro, ndetse mu bacancuro bari mu bice bigiye bitandukanye bakaba bahise bafata inzira, kuko urumva system bari gukoresha irakomeye. System ari gukoresha irakomeye. Ni kuvuga ngo iyi drone yo yaturutse mu Burundi yahawe amakuru avuga ko yaturutse mu Bubiligi. Iyi drone yaturutse mu Bubiligi, urumva nyine n'uruhererekane ni isheni leta ya Kinshasa, Bubiligi leta ya Kinshasa kwa Neva. Uretse ko tuvugana mu Bubiligi bufite direct connection cyangwa se direct contact na Neva cyangwa se no Burundi. Rero ngina drone ikintu iri gukora iri kugenda ifata amafoto, ntaga ari drone yagiye kurasa, ifata amafoto aho bagiye kurasa, ahubwo aho bagiye kugaba ibitero, kuko bari kubona ko aba ibintu byamaze kubibindi. Rero iyi drone ngo iri gufata amafoto itayohereza mu bacancuro direct, cyangwa se yohereza abantu bose bamaze kujya muri position zo kurasa. Bivuze ngo abacancuro bamaze gufata position zo kurasa, FRDC yamaze gufata position zo kurasa, reka mabwirano bamaze gufatira position zo kurasa. Ndafite hanga position yo kurasa ya mbere bamaze kwifatira mu gace bita Kidote. Indi position bamaze kwifatira muri Ruvungi, ho hari no kubera Rugamba. Indi position bamaze kwifatira muri Katobo yo kurasa Rugezi Fizi. Indi position bamaze kwifatira mu gace kabi cyane bita Karuru. Aya mafoto niho yahise yerekeza drone yafotoye. Munyemere mbihuze neza cyane. Bivuze ngo ahanga mutu duce mbabwiye zangabo 1060 zamaze kugerayo, ndetse n'ababandi 1500 baturutse Karemi ku munsi w'ejo bapakirwa bamaze kugenda kubera ko bataragira ubushobozi. Amakuru mfite no kuntu urugamba rwamaze kuba rupangwa. Rero mwumva ukuntu urugamba rwapanzwe, babasirikare 1500 bazanwe ejo bakiva ku ikosi. Amakuru mfite nuko bagiye babavanga bakabavanga mu ngabo zatojwe zimaze iminsi ku rugamba, bakagenda babahereza. Ndi kwibaza nanjye gute abana bavuye ku ikosi mu gitondo bahita baba deploying muri battles baba deploying kwabo. Mu yandi magambo bari kugenda babavanga, mbese bahana ubumenyi bafashanye. So uko niko rero urugamba rumeze aho ngaho bamaze kujya muri position zo kurasa. Rero ku ruhande rwa aduyi iyo bahanganye ariyo M23, amakuru avuga ko nayo yamaze kuba igenda isatira. Uno kuvuga ngo ntabwo M23 ikiri gusubira inyuma mu rugamba, ahubwo irimo iragenda ya advancing. Yego, irimo iragenda ya advancing, begerana. Bivuze ngo ntabwo isubira inyuma, mu gihe abandi bo bari bazi kuko byasa kose ishobora kuza gusubira inyuma.
bivuze ngo rero bose batangiye gusatirana kwatakana mu birindiro byabo. Kandi ikindi cya kabiri ahubwo umva ndi makuru mfite noneho sasa anguyeho ngo nuko bategereje umve ibi byantunguye mu kanya, iyi nkuru nyakire mu kanya, ngo bategereje itegeko rya afande ku ruhande rwa inyeshyamba za M23, ngo bategereje ko afande agomba kohereza itegeko ngo bakarasa cyangwa se bagatangiza urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira, bakinjira nyine bagafungura umuriro. Ahangaha angira ngo abenshi bashobora kuvuga ko M23 yirangaye gufata, ariko nanjye ntazi nabivuga gutyo. Navuga ko M23 yirangaye gufata Uvira nubwo agomba kubanza gupanga urugamba. Ni gute iri buze gufata Uvira? Rebe 60,000 by'ingabo byaraje hari hataraza abacancuru, bese bari batari isuganya, kandi uko bigaragara inyeshyamba zo zashoboraga kuba zakataka icyo gihe bigakunda bigashoboka, zaramaze kugota ibice zitazagera zosubira inyuma. Zari zaramaze kugera muri Gatogota, zaramaze kugera Kaziba, zaramaze kugera Runingu ndetse hafi na za Sange, basigaje Kiriba ikavamo mu marembo y'umujyi wa Uvira. Yewe ndetse n'ibice twatekerezaga za Katogota hejuru bari bahafite, ntumbaze kuntu bagiye basubiye inyuma, bafite za Kamanyora n'ibindi bice. Aha rero ni hahandi bagiye babatinza, bakabatinza ati inama, urumva ati inama idoha, bakanga kwataka bakavuga ngo urumve ukuntu ntakiri kwizera ibyidoha ibyura mwami wa Katari. Bakabatinza ati inama ati turemeye, bakohereza abantu badafite ubushobozi bwo kuba bafata imyanzuro idoha ikatari. Bakabatinza ibyumweru bibiri, niko bari kugenda begeranya ingabo, niko leta Kinshasa iri kwegeranya ingabo zo gukubitira zo kuyikubita ivumbi gatumuka mpaka kugeza ubwo bageze ku rwego rwo gutraininga ndetse no kugotagota ibice bigiye bitandukanye no kujya muri position neza zo kurasa M23. Barangiza ngo inama idoha ngo wenda hari icyo bari bukore ngo barafata imyanzuro barayifata. Kabiri isi inama ya gatanu yidoha n'ubu baridoha muri Katari. Uko baridoha muri Katari, umucanco w'umunyikolombia arimo kugenda afata ibice byose bigiye bitandukanye ajya muri position. Amafoto bamuhereza ati dore ibirindiro muri turi burase naha, ibirimo abayobozi naha ngaha, ibirimo abakaze ni ibingibi, no bamaze kubishyira muri target. Nina ari nako bya bice nayimaze kubabwira aha ngaha bya Fizi, Rugezi, Katobo, Kidote na Ruvunge na za Karemi, Karundu, Ruzizi, Gatogota niyo za Minembwe hejuru, ariko bakomeza kugenda biyegeranya kugeza ubwo abantu nka General Gasita, abantu nk'aba Foka Mike, bose uko bagenda baza bagotagota biyegereza mu bice bigiye bitandukanye. Icyo gihe bataraza ngo bagote, icyo gihe aduyi cyangwa se inyeshyamba za M23 zari zifite ubwo buryo. Ntabwo rero babikoze. Bivuze ngo leta Kinshasa yo ubutayari umukino wayo navuga ko uburyo iri kuwukina neza cyane. Navuga ko umukino wawe iri kuwukina neza cyane kandi iranawutsinda ku buryo bukomeye cyane, kuko aho bigeze aha ngaha biragoye ko sinzi, ariko biragoye ko M23 ishobora gufata bino bice. Biragoye Uvira, biragoye kuko ngira ngo ingabo z'Urundi abacancuro bose bamaze kwipanga. Kugira ngo umve ukuntu bamaze kwipanga, wenda turabigarukaho. Amakuru mfite nuko ari Sadeka zatorotse cyangwa se zaturutse hariya muri biriya bice, zazengurutse zikajya kunyura mu Burundi, ngo zamaze kunyura mu Burundi zigiye gutanga umusada wa Uvira, harimo no kwihorera. Ndagira ngo mubyumve neza cyane. Bivuze ngo za ngabo za Sadeke zari ziranga muri biriya bice aho ngo kuki bari baranze kugenda. Kumba makuru mfite nuko ngo bari kujya kuzenguruka bamaze kugera mu Burundi, bagomba kuza bagatsinsura cyangwa se bagafatanya nabo bacancuro bagenzi babo gukubitira iyo ngiyo M23, bakayikubita ivumbi gatumuka. Bivuze ngo M23 yirangayeho yagombye kuba yarafashe Uvira kera, yaratatse kera. Yirangayeho pe, tujye tuvugisha ukuri, yiranga. Sinzi nimba ari ukwirangaraho, sinzi nimba ari imibare yabo. Burya ingabo dufite uko zitegura urugamba rwazo
kandi kuko nizo ziba ziri ku rugamba. Twe nk'abasivile turaho tukaza tugatera kamera hanga tukavuga abo babaza ukuntu bakora ibintu byabo, kandi koko ni baba bari ku rugamba. Ariko nyamara turebye izi nama bitabira buri munsi kono kugira ngo badafatwa nk'imitwe y'inyeshyamba sha bona leta yakisha siri mu kazi iri ku rundi rwego kabisa, kandi karita yayikina neza. Ahubwo umuntu ufite bwana na ninde ufite seti, ninde ufite bwana ninde ufite seti, ni nyeshyamba ni Tshisekedi ufite seti munyandikira muri comment ninde muntu ufite bwana ninde ufite seti. Mumubwire umuntu ufite bwana n'ufite seti, ibintu bize kugenda neza cyane byo biraza kugira umusaruro bitanga. Ufite bwana ufite seti ni uza gutsindura urugamba. Ufite seti bwana ni undi ufite jokeri, ni jokeri bavuga ni, ariko ingenzi bwana na seti. Jokeri ni bya binde jokeri, ariko jokeri na bwana na seti harya bitandukaniye. Jokeri na bwana na seti bitandukaniye hamwe. Jokeri ariko ntacyo kadufata bwana na seti. Ufite bwana ninde, ufite seti ninde? Umukino nyamara itakira seza kuwutsinda aho bigereye. Sinzi abacancuro baje bavuga ko bagomba gufata Bukavu bakayisubirana n'umujyi wa Goma bakawusubirana. Wenda umujyi wa Goma bwo biragoye, ariko Bukavu birashoboka. Kuko nimba kuko ziranga urabona Uvira iri militarise ku rwego rukomeye cyane, kandi ibintu birashoboka. Ngira ngo tujye tuganira duhuza ibitekerezo twumve ko ibintu bidashoboka. So ntabwo najya kuvuga byinshi, ariko munyemerere nibyo navugaga aho ngaho kuri bikubwa buryo kuko tuvugana abacancuro mu gihe M23 mu gitondo na teme icyumvirizo mwumva benshi bari kuvuga ko ngo uko byasa kose harimo ngo ntago ngo abacancuro ngo bagomba gusubira yo ngo bagomba guterura ikirenge cyabo bagikura muri butaka bwa Kongo, ngo baraza ko ngo M23 yaza ko igishoboka cyose ngo ku buryo nta mucancuro uzongera kuva kuri ubutaka ngo mu gihe baba batsinze urugamba bazabafata babike. Ako nanjye akantu mukumve gusa umucancuro nawe agiye kurwana nk'urwana urugamba rwa nyuma, kuko urumva ko ababariwe ntago M23 ushobora kujya kubabarira. Biragoye simbizi kuko n'undi mucancuro ntago yemerewe. Ubundi mucancuro aho wese ava akagera, umucancuro wese ava akagera, itegeko rivuga ko yafashwe araraswa cyangwa se bakamukora icyo bashaka. Rero kuri iyi nshuro nimba barabonye bagenzi babo barababariwe bakanyura ahangaha, bashobora no kuza bakavuga ati urugamba niturutsindwa baradutahe uko byagenda kose, bakaza bakavundiriza M23 bakayirasa mpaka barangiza bakavuga ati n'ubundi nabonye n'abandi bababarira, reka natwe nibijyanga tuzamanika amaboko batababarire, ariko twakoze akazi. Bivuze ngo iki kintu rero nacyo M23 igomba kugitekerezaho, ariko n'abacancuro nabo bakagitekerezaho ku mpande zombi. Bivuze ngo aha rero niho ubungubu noneho urugamba rugiye kubera, kuko kupfa ni kupfa cyangwa se gupfa no gukira, niyo gahunda. N'abacancuro nabo barabizi. None rero bagira ibyago bari abababariye, bari abasadeke babariwe bakajya kwivanga n'abacancuro ejo bakazafatwa. Sinzi biri ngoma cyo zaba hari zaba ndeba ngaye guko nuko bimeze buri muntu wese yangaye vuga uko abishaka, ariko urugamba rwa Uvira rwo rurakomeye. Kano kanya ntago waza kuvuga ngo ninde muntu uri burutsinde, ninde muntu uri burwisubize, cyangwa se ninde muntu uri gusiteka riteka ko tubizi ukuri kuratsinda kandi kuzahora gutsinda uko byagenda kose no matter what. Ngaye nguko nuko bimeze. Gushikana nabwira cyo two turi muri reporter sasa na Mageruhi. Icyo mugomba kumenya nuko iside Kivu yose yamaze gupangirwa. Abenshi bakavuga ngo ni genocide iri gupangwa gukorwa, akoko ngo indege drone turi muri reporter sasa na Mageruhi, drone Sukhoi drone n'amasukhoi nkuko kare nababwiye. Plan zamaze gutegurwa ndetse n'inkaho zamaze guhaguruka ziva Bujumbura ziza kurasa Uvira ndetse n'Iminembwe, izindi zigaturuka Maniema, izindi zigaturuka ubwo yumva ni Bujumbura agomba guturuka drone n'amasukhoi.
izi Uvira hagaturuka drone, Maniema hagaturuka Sukhoi cyangwa se drone, Ikisangani hagaturuka izo ndege zose zije kurasa Sud Kivu kandi kurasa M23. Minembwe nuko muri bice nababwiye nagiye mbabwira nta gushaka kubisubiramo, ariko ko turi muri report ya SSN Majorohi ni Fizi, Karemi, Rugezi, Kato, Kidote, Ruvungi. Nibyo bice niyo za Karundu, Ruzizi, Katogota na Fizi niyo za Minembwe nyine. Ni aho ngo hose agomba kuraswa no mara watse ko byagenda kose, kuko bashaka gukuramo M23 twirwaneho, ndetse n'abanyamurenge bashobora kuza kwisangamo babatutsi ngo ari bashaka kwica, ngo biriya bice bakahita babihereza aba FDLR. Niyo sezerano babasezeranyije. Ngango ko rero urugamba rw'uyu munsi rwo muri Uvira, mu gitondo hari amambushi akomeye cyane aturuka za Gatogota, abacanshoro bari bagiye kwisangamo ariko bakarutoroka, ntago babaye bakihagwa. Ndetse si ibyo gusa, FDNB Wazalendo na FDNB bari kurwanira muri Uvira, kuko ngo amasaha 24 bari babahaye kuvamo, bakavamo ntumbaze ngo bari kubohereza, ntago mbizi byanze, ariko ngo Wazalendo ngo nizo ziri gukontrola ahantu hari kubera ubucuruzi na FDNB byose. Rero ngo bagafata Wazalendo bakazigiye ishyamba, bikarangira rero bashatse kuzisuramo muri Uvira. Urumva ko narwo n'urundi rugamba ku giti icyarwo muri rusange. Ngayo rero nguko ikindi mu makosa twabwiye ko Bunagana na Ishasha y'imipaka yafunguwe. Museveni yahaye ko ibice biri kuyoborwa na M23 biri hariya harimo Bunagana na Ishasha bafungurirwa imipaka, kandi yamaze kuba ifungurwa ibintu bimeze neza 5-5. Yego, ikindi nibyo ngibyo. Ikindi Warikare, munsi twara Warikare, ndetse habayo urugamba still, M23 ikugira irwana ishaka ko yakisubiza ibirindiro byayo, ariko ngo umuntu bita General Masunzu yasize urukuta rukomeye cyane ngo M23 kurumena byanze uko byagenda kose, sinzi uko biribuza kugenda birangira muri rusange. Ikindi M23 pinga M23 ari kubera urugamba rukomeye cyane rwo ko M23 ushaka gufata pinga. Sinzi ndaza kugutera icyumvirizo cyangwa mpamagare mbaze impamvu pinga iri kuba ikintu kidasanzwe cyane. M23 ikomeje kugenda yirukanka inyuma muri rusange, bikaba byakomeje kugenda biba bijyanga ngayo nguko. So rero sinzi twanasoreza ahangaha, hanyuma tukaza kuba tugaruka makuru yacu ataturira hamwe muri rusange. Kambashimire mwakoze rero, mukwacu nakagaruka. Bye bye.